Turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi banzu business group limited, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza nkuko duhora tubifuriza. Murabizi neza rero yuko rwose kandi tubakunda cyane, ari nako tubibutsa gukanda subscribe, wowe utarabikora ndetse ukore na share. Yes, nkuko mubimenye rero tuba tubagezaho imari z'imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ziri hirya no hino mu gihugu. Yes, nkuko rero mubibona ahantu turi ni igice kigaragara nk'icyaro, ariko siko bimeze, ni ahantu mu mujyi rwose. Ni hano hafi cyane, hafi y'umujyi wa Kigali, wambutse Nyabarongo gatoya mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Runda rwose, aho bita Kamuhanda. Kubazi Kamuhanda, ucyambuka ikiraro cya Nyabarongo cyangwa se igishanga cya Nyabarongo, uhita ukata iburyo bwawe werekeza aho iyi nyubako iri, ahantu hatuwe cyane, hateganye n'ahazwi nko mu Nzove. Hatandukanyijwe na Nzove na Nyabyondo, byose bitandukanyijwe n'igishanga cya Nyabarongo. Yes, rero ahantu twaba twarahabatembereye tukahasanga inzu igurishwa rwose, ifite ikibanza kinini cyane, kubera yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare hafi 1,600. Metero kare 1,600 mu by'ukuri ni nka metero 40 kuri 40. Noneho akarusho kaho hakaba hakora ku mihanda ibiri, hari umuhanda uca munsi, hakaba n'umuhanda uca haruguru yaho, hari uca munsi yaho, hakaba n'uca haruguru yaho. Hanyuma rero kandi hakaba hahinzemo insina, wagenda uhingamo n'ibindi byose ushaka. Si ibyo gusa rero, kubera yuko harimo n'inzu, inzu rwose mu by'ukuri ifite ibyumba 3 na saro nini ushobora gushyiramo na saramanje. Noneho kandi hakagira annex, ndetse hakagira n'igikoni cyo hanze. Aha hantu rero rwose, aha ni muri saro nkuko muri kubireba, ni mu nzu. Urabona harimo n'inzugi nziza za triplex, ni inzugi nziza mu by'ukuri. Inzu ikitarajyamo ni plafond, uriya n'umuryango usohoka mu gikari, urabona ko ifunze na za metalike. Ni inzu rwose ugereranyije n'igiciro cyayo n'ubutaka yubatsemo uko bungana, mu by'ukuri ushatse wavuga yuko hadahenze, kubera ko ubuso bwa metero kare zigera hafi ku 2,000. Metero kare 1,600 ni ahantu hanini cyane, amplis hakora ku mihanda ibiri. Iyi nzu nayo ni ugushyiramo plafond, ubundi ugatera akarangi, tayari ugahita ubona umutungo ubarirwa mu mamiliyoni n'amamiliyoni. Ni inzu rero ifite ibyumba 4, navuze 3 ariko sorry mumbabarire, ni ibyumba 4. Ni inzu ifite ibyumba 4 na saro, na saramanje, ndetse ikagira na douche yo mu nzu, Ni inzu rero mu by'ukuri ibura amasuku gusa, ubundi ikaba imeze neza cyane. Aha ngaha ni mu gikari cyayo, urabona bateganyije n'akantu abana bigiraho. Urabona yuko rwose ni inzu ibura amasuku. Kiriya ni cya gikoni cyo hirya nahoze mbabwira, na toilette yo hanze iri ahagana hepfo. Mbese ni ahantu hanini, nicyo cyanshimishije, ubunini bwawo n'uburyo ushaka kubabyaza umusaruro kandi uhatuye. Reka tukwibutse rero gukanda subscribe, ariko kandi twongera tunakwibutse yuko tutagikorera ku Muhima kuri Yamaha. Nyabuneka abantu muri kujyayo, tubibutse yuko dukorera mu nyubako ya Centenary House. Dukorera muri Centenary House muri etage ya 2. Ukizamuka muri esanseri uhita ukata iburyo rwose, ukarenga imiryango nk'itatu, ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Ukaza tukagufasha kubona ahantu heza ho kugura rwose, cyangwa se tukakugurishiriza mu gihe gito cyane, ndetse tukakurangira ahantu mu bushobozi bwawe. Aha ngaha naho rero hakaba hashaka miliyoni 18 zonyine ziri negotiable. Harashaka ibihumbi 18 by'amadolari, ariko biri negotiable. Wikwita kuko uhabona, kuko njye narahigereye. Ita ku buso bwaho, hafite ubuso bwa hafi metero kare 2,000, n'igihumbi na 600.
Yes, harashaka miliyoni 18 zonyine ziri Negotiabl aho bawitegeye amafu y'igishanga cya Nyabarongo ni hano ka muhanda. Ariko wahakunze waduhamagara kuri za nimero zacu murazibona ku screen yacu yanyu arizo 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 sibyo gusa rushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa INZU market. Murabona ko afite n'icyangombwa cyaho cy'ubutaka rwose, icyangombwa kiba kihabaye cyane, icyangombwa kiba gihari. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona imari tukugezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ubundi rero mu bushobozi bwawe uze tuguhe inzu iri mu kibanza gifite metero kari 1600 kuri miliyoni 18 ariko zigira gute ziganirwa. Ni karibu cyane, umukiriya n'umwami muri INZU.